ngabareyo ni mube maso abareyo ni mube maso ibyabasaza bazaniye muri hafi yo kubizinukwa ubu uyu munsi fasha umwanya wa mbere sinzoye no kurekura na gato umwanya wa mbere nicyo twahoze dufite turabyisubije abareba bari barabinyaze ariko umwanya wa mbere umurayeho mfite ibyishimo byinshi cyane bahita DJ ari guturuka ku Muyumbu Rwamagana bonaje gukurikira ikipe yanjye nkunda APR FC niyo kipe imba mu mutima ibihe byose abareyo ndabihanganishije mu nzove batahe mu nzove turahinga karoti bundi bayigendera reka nanjye mbabwire nka Gikona guturuka Kicukiro uyu mwanya mfashe abareyo bawufashe bongeraho agateganyo twese agateganyo ni ugukomeza matunda yiko mbere ni ugukomeza nta mpamvu yo kurekura iyo twafashe intare yafashe ntirekura ntarirekura turakotana iyo twafashe ntiturekura igikombe kirajya mu bindi uyu munsi match iratunejeje urumva Rayon Sport iganyirije Rubavu Marine yacu irayihagamya yitesha amanota utureka umwanya wa mbere urumva tuyiresha inota rimwe kandi inota rimwe ntabwo rizava izongera andi ane abatanu zarangiza shampiyona tuyiresha amanota 5 ndabivuza ni Gikona Fisi umuhuriga uturuka ikinyamubiremo ndabivuza no kuri kw'Imana jewe banyita Gikona aka Nyamukandagira mu kibaye karasi mitutu uyu munsi wa none ngiye gutangaza ibintu bikomeye nabwiye Nyabyondo FC ko isakwiza umwanya wa mbere ugomba kuba wacu twawubonye nubwo match y'Urubavu bayisubitse Marine ngo yanze kuza yagize ibibazo by'imvura match y'Urubavu barayisubitse icyo mbwiye Rayon Sport rero cyangwa Nyabyondo FC bye ku gikombe bazajya bacyumva ku makuru nayepa muri kuvugana nkuko nabaze mbivuga mu gitondo nimo ngana na Fande arambwiye ngo itwaze isasu rimwe ndamuhakanira nagamba bare nkutwara amasasa abiri afanda arambwiye ngo oda ni oda twara isasu rimwe niko ngutegetse niko bigenze ni rimwe nkoresheje igipimo cyabaye igipimo ubu ngiye guhura na Fande mubwire ko ibyo yantumye byatunganye